itababutse n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe kumva umuriro ubanukaho. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 turasoma umurongo wa 54. Haranditse ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo. Igice cya 7 umurongo wa 54. Turarangiza mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 14. Ngo babyumve batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira, nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 14. Haranditse ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati yabo igihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Amen. Umuntu wemerewe kureba muri Bibiliya ni jyewe jyenyine, abandi mu bumbe Bibiliya murebe imbere tuganire gato umwanya mutoya dusenge kuko aricyo cyatuzinduye. Ntabwo ari ubwa mbere ngeze hano, aha ni iwacu, tubana kenshi twaramenyanye. Icyo tuzirinda ni ukumenyerana, burya kumenyerana ni akantu katari keza, ariko ntiwabuza n'abantu kubikora kuko hari abantu bafite uwo muco mubi wo kumenyera. Kandi Imana ikorera muri twebwe ni Imana itamenyerwa, ibyanditswe bivuga ngo ni Imana iba mu mucyo utegerwa. Twumvise byinshi kandi dushimiye Imana yashoboje bene data ari uwatuyoboye n'uwatwigishije ijambo ribanza ryatubwiye ko tudakwiye gutinya. Imana imuha umugisha, nayo ndimo mvuga nti nibe nawe akuyeho ake. Ngira umugabo w'inshuti yanjye niwe iyo yumvise ijambo ryiza mu rusengero ahita afata ibitabo akitahira. Naramubaje nti kuki ukunda gutaha iteraniro ritarangiye? Arambwira ati abavugabutumwa muri babavugirije ndabazi, hari igihe niyumvira akantu keza ukurikiye akakankuramo, atubwire mpita ngacikisha. Nanjye nari ndimo ntekereza ndavuga ngo bitewe n'ubukene bw'ijambo buri hanze aha, uwaba ajyanye iryo irindi tukazaryumva ikindi gihe. Ariko nanone kuko Yesu yavuze ngo ufite azongererwa, ko mwabonye umugisha wo kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, nanjye ndagira ngo ntangire mbabwira ngo nimwumve ijambo ry'Imana rikiboneka, kuko mu minsi iri imbere Imana iri kutubwira yuko rizabura rikaba ingume nko mu gihe cya Samweli. Ntabwo ari natwe Imana yabibwiye gusa, ahubwo yabibwiye n'abandi bahanuzi babayeho mbere yacu. Ibibwira Paulo yabibwiye Timoteyo, aravuga ngo mu gihe kizaza abantu baziziba amatwi ngo batumve ukuri. Iyo ijambo rikubwiye ngo baziziba amatwi, biba bishatse gusobanura ko nibumva ukuri bazajya biziba amatwi, ariko bajya kumva ibinyoma amatwi bakayazibura bakayumva. Yaravuze ngo bazayobywa n'uburyarya bw'abigisha bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, ngo basezeranye abantu umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze. Mwumve ijambo ry'Imana rero rikiboneka, musenge bigisengeka, mukorere Imana mukibona icyo mwakora, mu gihe kizaza bizaba bigoranye. Ijambo shaka ko tuganira ni ijambo ntari buze gutindaho, ariko ndifitemo icyifuzo kimwe cyangwa bibiri, kandi maze iminsi nibaza ngo mbese mu bantu duhurira mu rusengero ko tuhamaze imyaka itari myinshi cyangwa se itari na mikeya, abantu bakwiriye gusengerwa ni bande? Hari akantu abarundi bajya bavuga iyo barangije ikinamico, basoza bavuga ngo mbega yari wewe.
bagasubiza ngo oya ntabwo yari jyewe namba. None yarinde? Nanjye sinzi uwo ari we. Hari igisorori cyitwa Gasigana dukunda gusangiramo mu rusengero, ukibaza ngo mbese abantu badasenga nuko bageze aho Satani atageze imyambi, cyangwa nuko badakeneye amasengesho? Ntabwo ndibuze kugusaba kunsubiza, ahubwo nabonyemo ibisubizo byinshi, ndavuga kimwe cyangwa bibiri. Turacyari kumwe? Munyikiriza abagihari. Haleluya. Sanzwe mbizi ko abantu imbaraga bagira saa 5 sizo baba bafite saa 9. Ntabwo ndibuze kukurenganya, sinza no kukwita umuntu ufite abadayimoni ubwo izo wari ufite zarangiye. Ahasigaye rero saha haba hasigaye abantu bafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Bibiliya ivuga ngo nibo bagenda bagwiza iki? Imbaraga, kandi iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ubwo rero rwose izo wari ufite niba zashize saa 6, nawe reka nkubwire ko buri umubyizi umukwe ntako abatageze. Nagiye gusengera ahantu, ndangije ngira amatsiko yo kuhirirwa, nahasengeye nimugoroba. Ndeba amasengesho basenga, numva nteye kumirwa disi, kandi maze iminsi itari mikeya muri iyi nzira. Ubwo twasengaga abandi bakanuye, abandi bari kuri telefone, abatekinisi bo ntimuzabarebeho, burya baba bashinzwe umutekano w'ibicurangisho, niyo mpamvu ubona dusenga kandagura, ntuzagira ngo ni intege nkeya bafite. Abandi bashimana inzara, abandi bayura, abandi barambuye maguru ku ntebe, abandi bavuga bati ntimuturenganye uko duhagaze nuko. Ndavuga ngo reka ngira amatsiko, nubwo nari kuzinduka ntaha, nirirwa aha hantu. Ndahirirwa rero. Mu gihe nari ndimo nitegura kwinjira mu iteraniro, iryo teraniro nasanze basigaye ku bintu bibiri mu bijyanye n'amasengesho yabo. Icyambere, iyo basenga uwazanywe no gusenga, naho yasenze ngo abwire Imana icyamuzinduye, abavuga ngo wowe nugerageza gusenga utarangaye, izina rya Yesu. Ndavuga ni Mwami Yesu we, aba bantu ni bantu ki noneho? Ndabantereka nzahirirwe, wenda umenya baba bananiwe n'ay'ijoro bagashobora y'amanywa. Hanyuma rero ndahirirwa. Uwo bahaye gusengera iteraniro namenya kandi kantu ntari namenye nijoro, hari ikindi kintu bari basigaye, ikintu cyitwa gutokesha, ikintu kizakubwira umuntu amasengesho yashiranye nka Hagari. Niwe ngo impamba Aburahamu yamuhaye, ariko agira umugisha agendana n'umwana we ngo yarazi kwitakira. Korari Hermoni yaravuze ngo Imana itabara yumva ijwi ry'uwo mwana imuha amazi muzima, ngo kuko itagikiranirwa nk'abantu, ijuru ryarateranye riramutabara. Muri iyo 62 bavuga ngo ndetse n'umwana mutuzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Amasengesho rero kubera ko yari abashiranye nk'uwo mugore, hari ikindi kintu namenye ku manywa. Iyo umuntu usenga avuga ngo twirukanye abadayimoni, urusengero rwose avuga ngo mu izina rya Yesu. Noneho bari bageze rero ku rwego uwo bahaye gusenga ntabwo yavuze ngo twirukanye abadayimoni, ahubwo we yakundaga gukoresha ijambo rivuga ngo abadayimoni. Kubera kuvangirwa no gucogora no gucika intege no gushirirwa, yaravuze ngo twamaganye abadayimoni, aracikwa. Aravuga ngo duhamagaye abadayimoni. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Urusengero rwose urumva baravuga ngo mu izina rya Yesu. Kubera iki? Ntibumva ibivuzwe, ntibazi icyo Imana yagaye, ntibazi icyo yashimye, byose ni ikigare. Aravuga ngo duhamagaye abadayimoni, bose bati mu izina. Barabahamagaye baratuzengereza, twabakize nko mu masaha 9. Bwira mugenzi wawe ngo ubere maso iri jambo. Uyu muririmbyi wa 48 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo sina data sina mama, ahubwo nige gusa ukwiriye gusabirwa. Muri iyi minsi nagize umugisha. Uyu muririmbyi wa 48 mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo sina data sina mama, ahubwo nige gusa ukwiriye gusabirwa. Muri iyi minsi nagize umugisha, ubuzima bwanjye hafi ya buri munsi nkunze kuba ndi mu materaniro, numva byinshi, rimwe na rimwe bakaba n'igihe nanjye bampa kuganira ijambo ry'Imana. Ariko mfite icyifuzo gisa n'icyo Yesu yavuze. Luka 10:2 yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi
ariko abasaruzi ni bake. Aravuga ngo nuko nimwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Abantu b'abahinzi nibo bumva ibi bintu. Uricara ukibaza ngo niba imyaka yeze abantu kuyisarura bikabananira, aba bantu bazarima amasinde? Musubize mwese, bazarima amasinde? Bazatema ishyamba? Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nimwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Mfite ibyifuzo bibiri. Mfite icyifuzo cy'uko Imana yakongera igahamagara abandi bavuga butumwa ariko bavuna mu rusengero. Twirukansa imisozi tubaririmbira ngo tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara, abantu bitaba Imana ari bazima baraza baraterana, ariko icyaduha data akaduha abandi bavuga butumwa bavuna hehe? Mu rusengero. Icyifuzo cya kabiri, mfite icyifuzo cy'uko Imana yahamagara abantu batubwira imbaraga za Satani, kuko twabonye abantu benshi batubwira imbaraga z'Imana ariko twibeshya cyane ku mbaraga za Satani. Bituma abantu bahura n'ingorane, bagacogora, bagacika intege, bagakora amahano, kandi bari barabwiye Imana ngo Mana ntabwo tuzakuvaho. Icyifuzo cya gatatu nicyo shaka ko dusengera, kandi mwicare mwegutse, mwicare mweme, mwe kwicara nk'abakecuru imyaka 98. Dawidi yaravuze ngo barasitaye baragwa, ariko twebwe turahagurutse turema. Aya makuru agera kuri 3 twasomye, kuyahuza muri uyu mwanya birasa n'ibigoye ariko byanashoboka. Inkuru ya mbere ni inkuru y'aba bahungu bibonye mu kintu batateguye, kuko gukiranirwa kwa base na ba nyina ndetse n'abayobozi babo kwabateye kwibona bajyanywe bunyago. Ntago ndi buze kuhatinda, ariko Bibiliya bivuga byose, ushaka ingero azanyegera inzimuhe. Pawulo akabisobanura mu Bagalatiya 6:7 avuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azagira ate? Munyikirize nicyo azagira. Rero bibonye Babuloni, kandi Babuloni hari ibibazo byinshi. Aba bahungu bari bageze mu myaka igoye, ya yindi Yoweri yavuze ko Imana izasuka umwuka wera ku bantu bose, ariko igahera ku bahungu n'abakobwa. Buri umuhungu utakiriza imbaraga n'umukobwa utazifite, ni muri Yoweri 3 abameze nk'ikamyo igeze ahamanuka ikabura feri, ushiduka nawe yaguye mu bintu atari yarateganije, akaba arasebye. Kandi aba bahungu rero ngira ngo murabizi, abakobwa b'Abakarudaya ni abakobwa batoroshye. Nigeze mbabwira ngo bakunze kwambara bazamura, n'abahungu babo bakambara bamanura. Aho yari yagejeje uyu munsi ejo si hageze. Umuhungu nawe aho yari yakenyereye ejo abamanura. Ukibaza ngo bamwe ko bamanura abandi bakazamura bizaherera hehe? Kandi wababaza utese ibi bintu mwadukanye, utagira agakiza ntagira n'umuco, akaba aragushubije ngo imyaka ndimo irabibemerera. Kandi babivuga neza, ntabwo bavuga yuko ari Imana ibyemera, ni imyaka yabo igira gute ibyemera. Kandi natwe twanyuze mu busore, twasanze uhanyuze udasenze ushobora guhura n'ingoyi ndetse n'ingorane zikomeye. Aba bahungu ngo bafashe icyemezo, kandi Imana dusenga ntabwo ikunda abantu banyirangiye iyo bigiye. Abasomye igitabo cy'umugenzi, Mukristo avuye mu rurembo rw'iwabo, ngo yakurikiwe n'umugabo witwa Mudakurwa ku ijambo, akurikirwa n'uwitwa Nyamugirya Nino. Ntabwo ari Nyamuryi, ahubwo ni Nyamugi. Bishatse kuvuga ngo ni Nyamugiriya, ariko nahaba hari. Wamusanga mu bantu basenga, ariko no mu bakora amahano wahamusanga. Ngo aramubwira ati ariko Mukristo mwiza, kuri mumbwira ibintu bijyanye n'ururembo, amakuru yarwo urayafite afatika? Aramubwira ngo amakuru mfite arafatika, kandi ni amakuru y'ukuri. Niba ugira ngo ndakubeshya urebe muri iki gitabo. Aramubaza ngo mbese wizeye amagambo yose yanditswe muri icyo gitabo ko ari ay'ukuri? Aramusubiza ngo amagambo yanditswe muri iki gitabo ni ay'ukuri, kuko ahamywa yuko ari mazima n'amaraso y'uwacyandikishije. Yesu ashimwe. Munyikirize Yesu ashimwe. Nyamurya Nino rero yakomeje urugendo, ariko agarukira mu isayo gahinda gasaze. Ntabwo ari wo ashaka gukomereza. Aba bahungu bafashe icyemezo cyo kutababa Nyamugirya Nino. 1:8 Daniel wari uyoboye itsinda ryabo, ngo arababwira ngo ngewe icyemezo nafashe, nagambiriye mu mutima kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose kiri inaha ngaha, kuko ndabizi ko turi abanyagani n'aho, ariko igihe kizagera dutahe nk'uko Yeremiya yahanuye. Icya kabiri,
ngo bafite ikigeragezo kizengereje abantu benshi muri iki gihe, abo Pawulo yavuze ngo imana yabo ninda, icya kabiri ngo bahoza umutima ku by'isi, icya gatatu aravuga ngo biratana ibiteye isoni byabo. Reka mbabwire, ikintu cyitwa inda ipfumuye hasi no hejuru ni ikintu gikomeye, umuntu uzagitsinda tuzamukomera amashyi n'ikamba azaryambara. Rero baririnda, baba maso, kandi Imana ngo ibahesha agaciro. Bamaze gusobanura inzozi z'umwami, Daniyeli arazamuka asabira bene se nabo barazamuka. Iki gice twasomye, Imana ngo itegera abanyabwenge mu bwenge bwabo, naho Nebukadineza yibwiye ko ari umuntu w'igihangange, ngo ashinga ikigirwamana mu kibaya cyitwa Dura. Abakomeye bo mu bihugu yari ayoboye baracyitaba, baza kukiramya. Aba bahungu rero bahagarara ku isezerano ry'Imana, baravuga ngo nubwo turi mu bihe bikomeye ariko ntabwo tuzagayisha Imana yacu. Munyikiriza haleluya. Ababishoboye mwenyine haleluya. Abafite icyifuzo cyo kutayigayisha, Imana igambirira kubarengera, kuko ari Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Hari abantu rero tubana hari iwacu mu midugudu n'utugari, sinzi niba haba, ni abantu bitwa abahwituzi. Ni abantu bashinzwe gutangaza amakuru y'imiganda n'ibindi bikorwa bya leta. Kera hari ukuntu babitaga, babita abahwituzi, ntaho bataba rero. Ni bamwe bavuga ngo aro itangazo, ejo hazaba umuganda w'ukwezi, nyuma y'umuganda tuzakora inama, hazaba hari umukozi wa minisante uzaba ushinzwe kutubwira ibijyanye na mituweli, kandi utazaza muri iyo nama ibizamubaho ntazambaze, icyo nshoboye ni ukubivuga. Bakubwira gusenga, ariko niyo basenze baba basinzira cyangwa se baba bakanuye. Bakubwira kumva ijambo, ariko baryumva bakritika. Baturiye afite ijambo ariko nta mavuta, baturiye bafite amavuta ariko nta jambo. Ngo baragiye babwira Nebukadineza bati witonde ugabanye umuvuduko, hano hari abantu batakwitayeho. Bazi kurega no kureguza. Hanyuma ngo Nebukadineza araza babaza aba bahungu, se turacyari kumwe? Aleluya. Yabasha kubakiza amaboko yanjye. Abakomeye n'aboroshe bubaraye, abandi barimo barakora amahano bakayariraho n'igaburo. Wowe suri muntu ki? Nawe uzacogora nkuko n'abandi bacogoye. Aba bahungu baramubwira batumva nyagasani mwami, iyi Mana dusenga tuyiziho ibintu bibiri. Ni Imana yica kandi ikagira gute? Igakiza. Hari abiri kwica, hari n'abiri gukiza. Ariko nubwo twaba mu bicwa, ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo ukaza amahane cyangwa uyihorera. Twebwe twafashe icyemezo, tuzubaha Imana nyir'ijuru n'isi. Abayemera muvuge ngo amina. Ngo arangije azabiranywa n'uburakari, niko twasomye. Ategeka yuko benyegeza itanura. Hari ibindi bitabo bivuga yuko umurongo wasohotseho mu itanura uba mwinshi, n'amametero barayavuga. Hanyuma ubundi abasomye ibyanditswe, Mikayeli niwe ushinzwe intambara z'abera. Ariko mu ijuru habaye inama y'igitaraganya, abantu tumaranye iminsi mu byumba by'amasengesho. Nkunze kubabwira ngo utakiye Imana ikunda kuvuga ngo ndaje, ukagira ngo imodoka yajemo yahuye n'abapolisi barayandikira. Ariko umuhimbyi w'indirimbo yaravuze ngo iyo yaje iba yaje. Iyo ibona uwo munsi utari bupfe iza yitonze, igahera ku batezi zishoye, kuko bose ntabwo ari intwari z'umwami wacu. Hari abavuga ngo Mana nutabikora uyu mwaka utaha nzigendera. Ariko abayinambyeho izatugira neza ku gihe, kandi izaduha inyungu iduhe n'ibirarane. Izaduhoza amarira twarize kubabara siko gupfa. Kurira kwara aleluya, kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwajya gucya mu gitondo impundu zikavuga. Umwami w'abami ngo yari marayika w'Uwiteka muri iki gihe, abwira Mikayeli ati wowe ugenda ukarwana intambara zo mu kirere, ariko ushobora kuza gutindayo ugasanga bamaze gushya. Hanyuma rero iri tabaro ni irijanse birihutirwa, reka mbarigewe bigendera. Mumubwire ngo urakaza neza kwitaba. Mubwire umwami ngo urakaza neza. Abamukeneye mugire gutya, mumubwire ngo urakaza neza. Mubwire ngo urakaza neza urisanga. Umwami ngo atabara yihuse. Hanyuma rero yahageze barimo babara. Rimwe ntimubivamo, bati ntitubivamo. Ntimwishingira, bati hoya. Ntimukora ibyaha, batashwi. Ngo baba bajugunyemo. Nyuzi yakure, ariko mfite icyifuzo nza kubabwira mu kanya. Kandi icyifuzo cya mbere mfite nuko umuntu wese yakwigira imbere. Waje gusenga ariko munyemere mwigira imbere. Wazanywe no gusenga wenyine aba ari we wigira imbere.
niba imbere hari umwanya higira, ariko ukaba wazanywe no gusenga. Ushobora kuba utaje gusenga, niba wazanywe no gusenga igira imbere. Ntabwo ari ngombwa ngo tubisuzumire mu mwuka, turabisuzumira no mu mubiri. Niba wazanywe no gusenga igira imbere. Salomo yaravuze ngo icyaha akesha agashinga ijosi azavunagurika atungu. Mujye mukunda kumvira kuko kuruta ibitambo. Muzarebe iyo umuyaga waje havunika ibiti ntabwo havunika ibyatsi. Abantu bakunda kwigira ibintu by'ibihangara akesha amakuba iyo yaje ntabanyuraho, ahita amuvuna. Ariko abantu bakunda koroha iyo umuyaga uje arawikinga ugatambuka agahita abyuka ubuzima bugakomeza. Yesu ashimwe. Munyikirize Yesu ashimwe. Keretse abatamukunda gusa, abandi mwikirize haleluya. Ngo ahita yiyizira. Yaje rero ari umwami w'umuriro. Umuriro umubonye uti samahana fande. Ngo arabubwira ati mwitonde, hari abandi bantu baje nabo ba petit frere nabo b'umuriro. 1:7 Abaheburayo niko havuga. Haravuga ngo abamarayika bahindura imiyaga, ariko abakozi bayo ikabahindura ibirimi by'iki by'umuriro. Umuriro rero ngo ukibona aba bahungu nawe ubaha ikaze, ubatestinze usanga hari ibintu bitari ngombwa ku buzima bwabo. Wabohoye iminyururu irashyira arangira, ariko ngo urakurikirana ufata n'ibigabo byari byabashyizemo nabyo biba birahiye. Hanyuma rero Nebukadineza akomeza ikirori, n'abandi bakomeza kubarara. Ntabwo twavuga amoko y'ibigirwamana ayoboye isi, ariko ikigirwamana kiringaniye nubwo atari icyambere ni ikigirwamana cyitwa amafaranga. Buriya abantu uzabona bakwikuraho bakeka ko hari icyo ufite, iyo kirangiye biba birangiye. Nkunda kubibabwira n'urukundo mu basore rwajemo imibare. Uriya mugabo yatubwiye ati nariye umuceri ku mugeni, gahunda niriya nyine. Niba udafite ikintu bayi ibintu byo kuvuga ngo wimakiya mwikise, ayo ni amakuru yo mu 2000. Tugeze muri 2015 ngo wimakiya aracunga yabona nta kintu ufite bayi. Nigeze njya ahantu hamwe ubukwe bupfira ku murenge, ngira amahirwe mbasibwo natashye. Umuhungu aramubwira, amujyana inyuma y'umurenge, aramubwira ati sheri ya mafaranga wambwiraga sari. Umukobwa aramubwira ati sheri rwose ari kuri banki ntugire ikibazo wereka dusinye. Aramusubiza ati rero ati niba ari kuri banki mpa agatabo nkabike uzanyandikishamo nyuma. Umukobwa aramubwira ati ariko sheri ubu nawe utagoranye, ubu narindi mu bintu by'amakoroni nkaza no kubaza no kuzana udutabo ati kari mu rugo. Aramubwira ati rero usezerane n'amakoroni, ubwo jewe naho undi munsi bwarapfuye. Imana yabo ni iki? Ibintu byo kuzurata ngo wimakiye, no, ibyo byararangiye. Nibyo muri 2 ubu aracunga yabona hari ikintu ufite agahita akubwira yuko agukunda rwarenze igipimo. Kandi mbabwiza ukuri, turi kumwe torero, turi kumwe. Uretse umuntu wujuje ibi bintu 2, umuntu Imana yavuzeho n'umuntu Imana ibonamo umumaro, abandi bayi ntago tuzi aho muzaherera. Kuzuba ngo wambaye ngo akamini ngo waminuye, abahungu bari hanze aha ibyo bintu babiheruka muri 2002. Keretse kuba hari ikintu Imana yakuvuzeho. Amina. Munyikirize haleluya. Icya kabiri mu ijuru bagakora inama kabaturiya muntu tuzamukoresha mu minsi iri imbere, nibwo bashobora gukingura inzugi ukabona umugisha. Naho ibindi urabeshya wowe, ntuzi igihugu kirwana n'ikindi. Ufite amaso ariko ntubona, ufite amatwi ariko ntugira ute, ntabwo wumva. Kandi bayobozi babwiriza butumwa tuzagaruka tunatinze, mureke tuganire mu bwiza abantu kuri. Abakobwa bari hanze aha n'abahungu dore inzara bazitwariye imbere wagira ngo ni cyanira cyenda gutwara inkoko. Hari uherutse kuva kwa nyirarume bamubwiye bati dore warangije segonderi ntabwo urabona akazi n'abarisansiye baricaye, reka tukugurire amakara ku modoka ziva Nyaruguru hari Kigali, ujye ucuruza umufuko uryeho 2 wigurira amavuta. Oya nawe wacu wapfuye ati to mu izina rya Yesu. Yo reka da ahisigeze ibintu byo kwirirwa wibebeje no mu rusengero uri pa byose, nta mena nta haleluya nta shimwe nta turo, uricara ukagira ngo uri umusenateri uri muri sena bayi wowe. Ariko abafite Imana yacu icyizere haleluya. Abantu b'uyu munsi bakunda abantu babashuka, asigaye aziwanya akahatembera akabaza abakuzi neza ngo azi gukora iki, yasanga ntacyo ntazagaruke. Ariko ko mfashijwe muranyikiriza haleluya.
impamvu twebwe ubona twikurura aha ni uko hari icyo twahakuye, kandi yaturokoye urupfu rukomeye, izakomeza no kugira gute? Oya, nta kibazo. Haleluya. Naho ibindi baragushuka rwose, burya barakubeshya, ngo usa neza, ngo dore umwana ukeye, umwana uhiyute se, uhiyute ku icyo bashaka, nibamara kukibona bazagutera uw'inyuma. Erega mujye mubwizanya ukuri, abagabo nta rukundo bagira, niko Bibiliya ivuga. Pawulo yavuze ngo bagabo mukunde, ntarwo. Kera barugiraga mu kanwa, none ubu ngubu no mu kanwa nta rugihari. Aracunga yabona nta kintu cyo gushyira mu baye. Mwaba mukiri kumwe nanjye ngo tuganire gatoya dusenge? Abatarataha mutere haleluya. Umukobwa umwe yagiye gusenga, yitumira mu iteraniro ry'abakobwa 12 basengaga Imana. Ahageze asanga bafite ibyifuzo bitatu. Bari bafite icyifuzo kivuga ngo Mana, turindire muri ubu bwari, turabona mu busoro ari imiserero, tugire ubuhamya bwiza. Icya kabiri, tukiri inaha ngaha uzaturinde gusazira iwacu, uzaduha ingo nzima zubaha Imana zikanayubahisha. Icya gatatu, uzaturinde gucirwaho iteka hamwe n'ab'isi n'ucyura itorero. Ntibasengaga neza? Arangije aritumira. Ntibatana no kwitumira rero nka Loti batabitumiwemo. Ahageze ngo yumva ibyifuzo barimo batanga, yari arangije segonderi y'icyo gihe. Arangije ababwira ngo ngewe shingiye ku mashuri mfite. Mu gihugu cy'impumyi rero umuntu ufite rimwe arayobora. Nari narayoboye impamvu abantu b'inaha ngaha bibebeza, duherutse kuba turi ahantu hamwe, umuntu ashima Imana, cyari igiterane cy'amashimwe. Nari ngiye kuhavuga ariko numva atari ngombwa. Umuntu ashima Imana uburyo yaguze inzu ya miliyoni 100, arangije ubwo murahita munahamenya, akora ubukwe yiyakirira muri Serena, hanyuma ajya kuruhukira i Dubai n'umugeni. We naho twebwe iyo twari ibirayi birimo n'ubunyobwa induru tuba twayivugije. Arangije avuga ngo shingiye ukuntu Imana yakomeje kuntera inkunga, ntanze ituro, arivuga n'umubare avuga ngo ntanze 4,400,000. Ariko umuntu w'inaha se watanze ya 5 kwa yizana rye, ngo tumukomera amashyi ngo n'umukozi w'Imana isumba bingahe mu gihugu cy'impumyi, ufite rimwe arayobora. Habe nibi bintu tubamo byo gusenga, ubu uricara hano ukibebeza kubera haleluya wateye ukumvura umuntu w'amateka. Hanze abantu barashaka Imana nk'abayitaye, kandi bibitseho n'amakuru afatika. Ureka utazi igihugu kirwana n'ikindi, na babandi birwa babeshya ngo ibibuye bizaje ejo bundi tukaba twarabitegereje twarabibuze. Burya rusibiyeho ruzanyura, Yesu yaravuze ngo bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba. Ibi bintu abantu bahora bikanga buri munsi bizatinda bize, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo ntawe ndi buze guhatira gufashwa. Jewe aho bafashirizwa ndahazi, mu kanya ndaba ngiyeyo. Oya sha, ubuse twebwe twacungira hehe? Bibacanga banaziratana, wowe n'izina ryawe uryandika bigoranye, ariko warangiza ugasanga wigize umuntu w'umutanjere. Genda gake, iyoroshye genda gaho. Umukobwa aravuga ngo shingiye ku mashuri nize, shingiye kuri taye n'imyaka mfite n'umuryango mvukamo, Mana sinzakugora. Azamura ikiganza cyo mu cyumba, sinzakugora rwose nkwaka umugabo, uzampa ibindi, bazaza ngewe mpitemo. Umwe muri ba bakobwa yari umuhanuzi, abona ameze nk'indege yenda guhaguruka, biramucanga nyine abishyira muri logique byanga gukwiramo. Ariko barije barabyose, mugire mutya muvuge ngo amen. Ngo amutega amatwi, yumva avuze ururimi rutari igiswahili. Yari yarize mu gifaransa, hari hataraza kwiga mu cyongereza, yumva si igifaransa. Ntabwo ibyo ngibyo byumvwa n'abantu bize hano hirya iruhande n'iruhande rwaho, ahubwo byumvwa n'abantu bahamagawe n'Imana, kuko urwo ni ururimi mvajuru, ni ururimi rwitwa urujuru Imana ijya ivuganiramo na kandi cya mbere ntibeshe, cya kabiri igira imbabazi, niko wa mukobwa yaririmbye. Abaramubwiye atumva uko Uwiteka Imana ivuze, atega amatwi agira ngo agiye kumubwira bya bindi byose yashakaga. Ahubwo ngo kubera agasuzuguro ngize, nciye icyitwa umugabo kuri wowe. Ntuzabona uwo musambana, ntuzabona n'uwo mwishingira, habe n'ubwo wibunza nk'indaya, ntuzabona n'uwuhera ubuntu, ntuzabona uwo mwishingira, ntuzabona n'uwo mukora ubukwe, kugeza igihe uzamenyera ko iyo nkinze ntawe ugira gute.
ntawe ukingura, niyo nkinguye ntawe ukinga. Umukobwa uwo mwanya ntago yabyumvise, bwarakeye aramubwira ngo ese buryo iyo mushaka icyayi ngo nibiriya muvuga. Abandi bamubwira ati ceceka, wari uzi yuko Imana Nyiringabo ngo izakuraho igitutsi batutse ubwoko bwayo akagikura ku isi, yarangiza agahanagura amarira ku maso yose. 23 iba ni 5 ni 7 n'umunani, babandi bose bamaze gushyingirwa, agize 30 babyaye abana ba mbere, 32 ni 5 ni 7 n'umunani ni 9 babyaye gatatu ajya gusenga, amanitse amaboko atya nk'ingabo zatsinzwe. Harabati Imana ndabimenye, iyo ukinze ntawe ugira gute. Niko mbabwira akantu keza ntimuzakazimura. Mbwira umuntu mwicaranye ngo hazacu wasenze ntihazacu wambaye. Are mwabaye mute? Ababyumvise muvuge ngo amen. Ariko mane je murabyose ko mwebwe ntacyo mwambesha, nanjye ntacyo nababesha, twese twavukiye hirya ha. Niba Imana yarateye Nebukadineza umwami w'abami kujya mu ishyamba karisha, wayikangisha lisanse we? Ahubwo ikiboro ni icyayi. Mujye muvuga muti mwami turakwemera, mujye muhora mukeza murya, nta bintu byo kuza wifata minenegwe nk'umudepite uri mu ntego. Genda gahoro, twebwe nuko tuyisenga, turayisenga ikumva. Ako nari ngendere kuvuga ba bakobwa 12 bavuye mu myaka y'ubukumi nta n'umwotsi ubanukaho. Ni icyo ubone nashaka kuvuga. Nebukadineza ngo yaragarutse arungurutse mu itanura, babwira abantu ati ibirori bini bihagarare. Twari twajugunyemo 3 ariko ndabonamo 4 babohowe, bagenda hehe mu muriro. Mbabwira kandi keza, Imana yari izi yuko aba bahungu batabona umwanya wo kujya gutemberera kuri Muhazi, ihita batembereza mu muriro. Muyongere cyane muvuge ngo amina. Burya natwe tujya dusohoka we, basohokera ku mucanga ku Kivu, natwe tugahita dusohokera uretse ariko ntuka Imana kubabarira amagambo me. Haleluya! Iyo bahageze bahasanga abakobwa bambaye impenure, urumva? Ariko natwe iyo tuhageze tuhasanga Imana ivuga. Ababyumvise muvuge ngo amina. Agahita hagora gahunda yitwa nzaku. Ariko mwagiye mwitonda ariko. Niyo mpamvu ubona nta bwoba dufite. Muri uru rwabya rw'ibumba hari ikintu kibitsemo, kandi naje gusanga nta muriro wotse isezerano. Ndagushimye Mana. Ahangaha ariko amavuga akantu kamwe, nimukira ahandi tureta dusenga mu kanya. Kuki batagendaga bonyine mu muriro? Ubundi mugomba kumenya ko umuntu uri mwisa bafashe igihe. Kuva rero Adamu na Eva bakora amahano bakirukanwa muri Edeni, ubuzima bw'isi bwahise buhinduka umuriro. Niyihe mpamvu usigaye ubona unyura ku muntu ubona yambaye bobo kandi yabera wamubwira ngo mwiriwe, wese wiriwe cyangwa kakwihorera? Ni mu muriro. Ababuze ibyara mu muriro, ababyaye benshi nabo bararira mu muriro, abize batararangiza ni umuriro, abarangije babuze akazi ni umuriro, abakobwa babuze abagabo ni umuriro, abababonye nabo bararira. Ni ibintu by'imiriro. Ariko hari akantu keza ngira ngo mbabwire. Yesu ashimwe. Ababishoboye Yesu ashimwe. Abafashe icyemezo cyo kubahisha Imana bisobanuye ngo muri uyu muriro ntituri twenyine, ahubwo Mwami ari kumwe natwe. Hanyuma rero ntabwo tumujya imbere, ahubwo tujye mbere. Twahura n'umuyaga akatubwira ati nimuce, twahura n'imijugujugu akatubwira ati nimu, twahura n'abanyabigamba akatubwira ati nimu. Ntabwo turi abacu ngo tugenda uko atubwiye. Yatubwiye ati mubabarire duhita
yatubwira ati ni mu mwihangane tugahita yatubwira ati siwe mugabo wawe ugahita ukiho. We ko mfashijwe mwanyikirije, ntabwo turi twenyine muri uyu muriro. Hari umupaseri wigeze aduha agatekerezo, ubundi ngira ngo murabizi ko ari ubwa mbere mvuze agatekerezo nako numvise. Ngo ni impyisi ngo yabonye umuntu w'umusirimu ngo agenda agira atya, none iravuga iti kariya akaboko karegarega amaherezo karaza kuvaho nkarye, ngo ibwira zene wabo iti mugume hano aho gacikira ndakazana tugasamure. Ngo imwirukaho itegereza ko kagwa iraheba, ngo iragaruka irazibwira iti nimusubize amerwe mwisaho akaboko k'umusirimu ntigacika. Reka mbwire, nushaka ureke kwizera Imana ntabwo twaguteramo kwizera, nawe biterwa nuko uhagaze muri iyi misi. Ariko ntabwo ari twebwe izigirizaho nkana mu izina rya Nderata. Ubwo se ko yatugerageje ngo tumenye abantu wagira ngo nuko yaturetse? Ndagushimira Imana ko watugerageje. Ngo arategeka ati bagaragu b'Imana isumba byose nimusohoke muze hano. Barasohotse. Kristo barigendeye ati misiyo yanzanye ndayirangije. Icyo nari ngendereye rero, hagize abantu nka 2 cyangwa 3 baza bakamwinukiriza, ababyumva ariko ntabwo ari itegeko. Kwinukiriza surabize, cunga niba uhera ku musatsi ureko ko wababutse. Ubwo winukiriza ndashaka ko dusenga. Iryo twasomye mu byakozwe n'intumwa kuri Huzaniri nayo nabivuze biragoye. Aya ni amakuru y'umugabo wabwirije ubutumwa arinda bupfira, ariko nta nkuru mbi mwumvikanyeho. 2:14 urwandikiwe Abafilipi Paulo yatubwiye ngo nukubikora byose ukagomba kuza mu nzu y'Imana ufite n'icyo uje gukora, kuko Imana ntitera inkunga umuntu, itera inkunga icyamaze. Shaka uko wamenya ibyo umwami ashima, kandi ntukabe mu nzu y'Imana uri umushomeri. Nukubikora byose. Icya kabiri, mukabikora mutitotomba na mutagishanya n'iki n'impaka. Icya gatatu, mukaba abana b'Imana batagira iki inenge hagati y'abiki gihe kibi kigoramye, abo dukwiye kubonekamo nk'amatabaza mu isi. Abakuru b'intebe, ibisonga, abanyamategeko b'umwami ngo baraje baratestinga, batese nta n'umujinya wo murandura nzuza afite, batashwe. Nta no gusomana ashwe, nta no kwikinisha atashwe, arinze ataha nta n'inda ajyanye, nta n'uwamukabakabya amantuza, ngo basanga nta n'umwotsi ugira gute. Ubundi ikibazo dufite muri iki gihe, abantu bafite ibyaha babuze ukuntu bihana, ariko ndashimira Imana ko nta bari muri riteraniro. Abantu bigeze bafata umugore wasambanye bamuzanira Yesu, baramubwira ati ariko mwami wowe uteretswe ntunirebera, uyu muntu ni umusambanyi kandi amategeko avuga yuko tumutera amabuye ntawe umukozeho. Ngo arababwira ati hari ibintu by'imyotsi numvise muzanye rero, none umuntu utarakoze icyaha narimo banze. Ngo ahita yiyandikira hasi, yakubura amaso atya, ngo n'uwamusambanije nawe yari yarizanye ati nimumushyire inyuma niwe utubuza umugisha. Bahita batereka da ubuse nakwatura bakumva natuye ibintu nk'ibi n'ubutumwa mbwiriza, reka ngo akanyonyomba akagira gute akigendera. Undi agahita avuga ati reka da sinzagaruka mu iterano ryo kumubyizi batazandondora, nzajya nizera ku cyumweru. Ngo akanyonyomba akagira ati akigendera. Igeze njyana numva umuyobozi aravuze ngo banyandwe namwe bamukanyandwe muzisubireho. Ndamaze ntese hano mufite bamukanyandwe beshe, ati naba bo ku cyumweru gusa. Ngo baranyonyomba bose barigendera. Mwanyemera tugasenga? Muranyemere dusenge? Umuhungu umwe baherutse kumuvuga ngo yateye umukobwa inda, baririmbanaga ahantu. Yari umuhungu w'imfura witonda utamenya ko yakora ayo mahano. Arangije hagara mu itara, ngo nukuri rwose ngo niba ngo mwagira ngo nk'ikintu cy'ikoranabuhanga ngo mukansuzuma ngo mukareba yuko ngo nigeze nanikinisha ngo pungo kwaje na Yesu abazimubashye. Pastor aravuga ati hoya aya ni amatiku. Umunsi bamushyingira bamushyingiye ku wa 6, ku wundi wa 6 bababyaye akana.
izina rya Yesu. We mwebwe murabona Imana itaturengeye ahantu turimo tugana horoshye. Umuntu avuga ati nimutere haleluya y'umurambararo muyirambike hano, akagaruka tukayirambikira aha, ariko wamuguriza amafaranga. Niba ugira ngo ndakubeshya uzatiya bibiri aho ngaho turi gusenga nukanguka ukayibona uzamenye ko nakubeshyaga. Buri icyo Imana ishaka ni uko twezwa kandi tukakira imbaraga zadushoboza no kwihangana mu makuba tukayavamo nta mwotso tunukaho, nta buhamya bubi dufite. Imyambaro itababutse, imyambaro ivuga imirimo yo gukiranuka ibyahishuwe 19:7, kandi uwagusobanura uburyo yahiye wasanga wambaye ubushwambagara. Tuzabivuga ikindi gihe hatazagira utuvugira ibyo tutavuze. Umusatsi utababutse, umusatsi uvuga ubwiza bw'abagore. Abikorera ba mbere 11:15. Hanyuma rero kandi bikavuga kwiha agaciro. Aba 2:6-4. Abatakihaye bakozwe n'isoni. Byifuzo mfite rero ni bibiri. Ibyo ndi gusenga nsengera Imana, mbwira Imana ngo idufashe muri iki gihe kitoroshye. Wikozemo isaka ritagatifu, ikitagenze neza cyose ukabwira data akakuboneza. Nta nubwo ari twebwe gusa. Pawulo ngo yigeze ashwana na Barinaba ari kumwe na Mariko. Mu rugendo rwa mbere ngo arabahana arigendera. Ariko Pawulo ngo agiye gupfa abona ijuru rirakinze, abwira Timoteyo ati mumpamagarire twature. Ndagira ngo mbibutse ko imirimo dukora atari izagena aho tujya, ahubwo izaduherekeza aho tugiye. Mukristo ngo yambutse uruzi na Byiringiro, bamuzamuye ikirere impundu zivuga n'inzogera. Bageze ku rurembo umwami kuko yari abazi, ngo arategeka ati nimukingure kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ariko umugabo nta bwenge arishorera, ngo ageze ku ruzi ahasanga umusare witwa Mwiringira busa. Aramubwira ati censi man, ngo aramwambutsa nta nihoro. Ngo aragenda ageze ku irembo aravuga ati natwe twateranaga tugaterana haleluya. Bamubwira ati ariko gatanga kambere ngo bahita bakingura urugi ruba ku irembo ry'ijuru rugana Gehenomu. Reka mbabwire, gahunda yacu yazaba ipfuye ubusa dushoje nabi twaratangiye neza. Birenze uko tubivuga, n'inyenye zacu ntabwo twazishyikira, ntabwo twabishyikira. Ariko hari igihe umugabo abana n'umugore ukabona ni abantu baguwe neza bamerewe neza, ariko izo umuntu wese itamwitiranije n'undi yacunga yakumva ibyawe bigasanga hari umwotsi mwinshi hazamuka. Nari ndi mu giterana ahantu mu minsi ishize, umugore umwe ndamureba munini wari wambaye ibitenge kimwe agifunze kireba iburasirazuba irindi ihembe rireba aha, wambaye rinete waririmbaga neza, araririmba arafashwa. Wari uyoboye iterana batireka asengere muri aya mavuta, iki giterane kiraza kugira umugisha. Umugore amaze gusenga umugabo waramusanga aramubwira ati mwari, ati nkabona iterana ryacu ritakigira umugisha, ati nta mwuka wera ugira. Amaze ati impamvu ni iyi, ati ntiwaba ugira umwuka wera ngo uhereze uyu mugore wanjye gusengera iteraniro ry'abera. Wakubwira uko ameze. Ziriya ndirimbo na kuriya gutitira no gutigitana haleluya atera bitandukanye n'ibyo dufite mu rugo. Basuzuma impamvu ibyawe bitaramenyekana nuko utari wabona abahanga bo kubisuzuma. Ngo baratestinga basanga nta n'umwotsi ubanukaho, nta mujinya. Nkunda kubabwira ngo mureke twe kwikosora. Watanze ikizamini ataraza bavandi, ibyo kuri ruriya rurembo nyirabyo ni ubizi. Benshi bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa. Wavuga y'inzuki ntiyarya ubuki, wavuga ukuntu wacaga bugufi ugahamagara Imana ukiri muri toronkome, ariko ugeze muri kaminuza uminuza mu byaha. Mana we, nta kundi byagenda. Yaratubwiye ngo bitewe n'akazi kenshi mfite sigaye nemera n'abanyabyaha bakankorera. Yaratubwira ngo mbese umuntu yaguha umubyizi w'ubuntu ukawanga? Tutashwe. Iyo bigeze aho ngaha nkunda kuvuga ngo wabyaye umukobwa ndebe dusenge.
mana umuntu ufite umukobwa ashaka ukuntu yagana ahantu asenga Imana, utazi izina arashatse azira narabyaye. Abantu b'abakire muri hano murabizi, uzana umwana w'umukobwa bategewe rwose nkunda abana, ati nkunda abana nukuri mu makazi mushaka muzantangiza 10, yarya ifiriti kabiri kajya ahura n'abahungu bagahobera ntibavemo, fatiraho nk'utwaye velomoteri igeze ahaterera. Ubu abantu b'abakire bose birirwa baboroga, tujya ahantu gusenga Imana tuyibwira tuti ubwo ugenderera abandi natwe ntudusige, bakabati nimugabanye ibyifuzo mudusabira abakozi tuzabakura hese. Hari umubikira umwe kuvuga ati yewe mwebwe mukibasha gusenga mudusengere tutese kubera iki. Aravuga ati keretse i Roma kwa papa bahinduye gahunda, ababikira tukabagira abahungu naho abakobwa, kubona umubikira w'umukobwa biragoye. Mbega iminsi, mbega abazimu n'abazimukazi wa mugani w'abanyamasengesho, uramushaka ari umugore, mwamarana amezi 2 mugakina, ubwo ndavuga umupira w'amaguru, hanyuma ari agahita yumva ikibuga gitandukanye n'icyo yakiniye hejo bundi, akaba arakubwiye ati nabibonye karurimbwa. Niyo mpamvu usigaye ubona abagabo bari bo basigaye bahukana, abagore bagasigara mu rugo. We ko mbona mwebwe ntabwo bamufite. Hari aho merutse kujya, umugore umwe aranyandikira arambwira ati mfite ikibazo gikomeye, ndangije ndavuga nti ndagisengera nakimenye. Arambwira ati umugabo wanjye yantanye abana 2 n'inda ya 3, ndamubaza ntibyagenze gute, arambwira ati hari ikintu gikomeye se namukoreye uretse ko namuremereye akanga kwihangana. Hanyuma bigenda gute? Ati byarangiye ashutse, aranshuka tugurisha inzu ngo tugiye kugura iyindi ifite isambu nini, arangirira amafaranga amaze gusinyira ko nyakiriye, ahita ambwira ngo yajyanye kuri banki. Ageze mu nzira arantelefona arambwira ngo kusize nijoro bidateze kongera guhura, niko ntazongera guhura nawe, bye bye. Telefone ayikuraho ashyiramo indi simukadi, nararangishije udufaranga nari mfite naduhaye abanyamasengesho bajya kumunzanira kanyarira, yanze kugaruka. Ubwo umunyamasengesho araza akamubwira ati mpama, nabavuga mu ndimi imyotsi iranuka, we mureke tugende gakeya we. Ubwo abanyamasengesho aho bari bamwatse amafaranga bati turakugaruye, garuka mu rugo mu izina rya Yesu. Karaveri yanze kugaruka, kandi ubwo Karaveri aho ari impeta yarayibitse yihinduye umusore ushima Imana, nawe atera hariwe nk'abandi bose. Ngo bakora test bumva nta n'umwotsi ugira gute. Nagize agahinda keshi. Umukobwa umwe twabanye ahantu mu murimo w'Imana, abatarataha munyikirize nta kibazo, haleluya. Umukobwa umwe twabanye mu murimo w'Imana ahantu, arampamagara arambwira ati mfite ubukwe, nanjye mfite ubw'umuvandimwe mu rukongeyo. Bukeye mbaza umukobwa basenganaga n'ubukwe bwagenze gute, arambwira ati byamubayeho kwa General Yesu. Namaze byagenze gute? Ngira ngo yarishingiye. Ati burya wa mugabo we yari afite umugore n'abana 5. Abo bakobwa bari hanze aherere mu gisirimba n'amakorasi, nta nzozi nta niyerekwa habe no gukeka, umubona agenda azungazunga nka sikani igeze mu dusego ukagira ngo hari ikirimo. Wapi, umugabo yageze mu mujyi yihindura umusore, arabati kugira ngo batazantahura, ahita apfukama muri bamwe dusengera ubwa mbere, kandi avuye ahantu ari umukozi ngo w'Imana. Niba ari Imana niba ari Satani bakorera nombaza, Imana imbabarire gukeka. Bamwigisha igice umwaka wose. Ese muracyari hano? Ngewe sifite icyifuzo cyuko wahaguruka ngo tugusengere cyangwa wapfukama cyangwa wakwicara. Ibyo ni uburenganzira bwawe, niba nta shimwe ufite Imana izari gushakamo. Umuntu amenya agaciro k'ikintu atakigifite. Muzareba abantu baza gushima Imana hano, nabakoze impanuka ntizibatware. Ati we, ati mumera Imana icyo nari mpfuye we, ati nari nguye musamira kwa Senyazo, ariko batakoze impanuka nta shimwe baba bafite. Niba abantu bashima Imana ari uko bakoze impanuka birukanywe ku kazi bashonje bashomereye, izajya ibirema bashime. Mwigira ikibazo rwose ko nanjye se ntaragera iyo njya, nanjye mfite ubwoba mvuga nti hari igihe twaza. Oya mureke tuganire gato, nidusenga tumenye n'ibyo dusengera. Bamwigisha umubatizo umwaka wose. Ntekereza uyu muntu wamwigishije ntabirote no mu nzozi ko ari umwesikora. Barangije baramubatiza ry'ikaburo, abarambagije wa mukobwa w'umudiyakona ahantu. Umukobwa nawe ngo aribebeza ngo abonye zabashere. Ni imyotsi gusa.
kuwa kane ubukwe buzaba kuwa nyuma, amakuru aba yagiye agera ku mugore we, azana abana batanu. Ubwo aho hari ku Gikoma, abana babonye se barirukanka baramuhobera bati papayi wari waragiye kuzana umugati ko wawutindanye. N'abatera hareruye hari igihe umusuzuma ugasanga ibintu by'imyotsi. Umukobwa biramucanga aramubwira ati sheri, urukundo ntakunze abana banjye n'umugore wawe nzarukwikundira. Itorero ryanga kubashyingira, hari icaci rero muri uriya mujyi wagira ngo amadini ari Kigali ruta amabutike ahari. Babihera umugisha, ubumwe ni umugore undi ni umugabo. We si ngombwa ngo mubirondorere mu mwuka, aho hantu nta mwotsi uhari. Ubu suretse ko tuba turi kumwe n'abana ibintu byinshi tubicaho, twaba nka rya jambo ryanditse kuri convocation rivuga ngo icyo uhamagara uzakimenyeshwa hageze. Wagize ngo wowe uroroshye umugabo wagushatse, ahubwo ntakwiye kugurirwa fana. Oya, muri ihangana dutanga ingero ku bagore n'abakobwa kuko higisha abagabo. Twebwe abagabo turi abatagatifu, nta gutera inda se kera bagitwita akaba mu nama zigutenga. Kata bati mushyire inyuma umupagani kandi ari we warikoze. Iki gihe niko bameze, uw'Imana yoroheje umusonga ahita agenda. Kandi mbishimiye Imana ko Imana igifite abantu hejeje mu bushomeri no mu bibazo ngo baze kuyisenga. Nawe ubwo kibasha kuza reka tubikubwire, umunsi Imana yashubije ibyo usengera ntuzagaruka. Abacitse hasi se ko bavuga ngo ntibazahava. Aho wicaye se ntihari hicaye abandi, ntihazicara n'abandi umaze kugenda se. Ariko utari wagenda kuri izi tariki 25 z'ukwezi kwa 9 2015, mureke twinginga Imana duhereze imbaraga zatuma dukomera no mu bibazo, kuko babigisha ko ibigeragezo bizashira, barababeshya ibigeragezo ntibishira ahubwo bihindura isura. Ariko hahirwa ihangana ibimugerageza. Ndashimira Imana ko kwirembo ry'ijuru atari Petero atari Stefano uzakinga cyangwa akingure. Nkiri umugaturika bambwira ko ari Petero, ari Stefano abapene yatwirukana n'abaporo n'abametodiste n'abaruanje n'ababatista n'abadiveni, kuko we yihanganiye abantu bamuteye amabuye bamuziza ubusa, apfukama mu kidendezi cy'amaraso ye, aravuga ngo data bababarire kuko batazi icyo bakora. Ariko wowe ikintu cyitwa umwotsi w'inzika cyanze kugenda, niyo witwa ngo wamubabara namubabariye ariko azibana nanjye nzagerana, nanjye nzibana. Kandi nta buye bagukojeje, nta rwara bakuriye ngo barakuvuze gusa, kandi bakuvuga hamanuka nawe ukabavuga hehe ahazamuka. Niba mugira ngo ndababeshya, umuntu udatsindwa n'amagambo nazamura ikiganza tumukomera amashyi, wamukura hese. We uretse ko amasaha agiye, hari naho nigiriye wa mugani ntaranatinda niyo yankiburira n'imodoka. We murabona tudakwiye gusaba Imana izindi mbaraga? Yego yego yego. Imana yarambwiye ngo abantu bazayisaba imbabazi bayisabe n'imbaraga. Abari muri uwo mwuka babapfukame dusenge, abandi muhaguruke. Murakoze. Nyagasana ribuka sinzahatira abantu amasengesho, namenye ko abandi babasengera babahaye amafaranga sha. Ngiye nsengera abantu ku buntu nibarangiza bange. Muhaguruke dusengera abapfukamye, abashaka baza imbere, abafite izoni zo kuza imbere ya Yesu mupfukame mu iteraniro. Imana yacu ni Imana y'ibambe n'imbabazi, kandi tutaguteza abafarisayo. Uyibwira uti jewe hari umwotsi unukaho, ariko mbabarira umboneze umpe n'imbaraga zatuma nkomera ikigeragezo cyavutse nkakivamo ngifite ubuhamya bwiza. Yesu abaho umugisha. Kwicara ku maziki Satani akiriho, nusigara wicaye turakeka ko ari we murozi Imana igivuga muri iri teraniro. Abapfukama mupfukame, abahagarara muhagarare, dusenga Imana itabura kugenza, kandi tube mu mwuka wo gusenga tuyinginge, atari nka babandi babanihira. Niba hari icyakuzanye bari cyubwira Imana, tube mu mwuka w'amasengesho dusenge. N'abarigisi nibahaguruke, abapfukama bapfukame, abahagarara bahagarare, dusenga Imana. Hari igihe amasengesho ashirana umuntu akumva ntago bikiri ngombwa gusenga, kandi ntago biteye isoni gupfukama. Abicaye muhaguruke, abicaye muhaguruke. Bishatse gusobanura ko nta mwotsi, nta mbabazi ukeneye, nta n'imbaraga. Haguruka rero dusengera abazikeneye. Ndumva ashaka kuba ari igihe usenga. Mana y'ibambe n'imbabazi, Mana itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi. Abantu bakwiringiye kera bari mu mahoro, wagiye ubakomeza mu bihe bikomeye.
kandi babivamo bafite imbaraga zinesha, bafite n'ubuhamya bwiza. Banditse ijambo ryawe barabandika kugira ngo tuzabimenye twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Tugeze mu gihe kirusha, igihe gikomereye abagenzi, abantu bateye umugongo ururembo Siyoni, abavuga yuko bagiye iwacu mu ijuru bamaze kunanirwa gucogora ndetse no gucika intege. Ijambo ryawe riratubwira ngo ab'inyuma bazaba ab'imbere, n'ab'imbere bazaba ab'inyuma, ariko abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Dusengeye abagabo n'abagore baciriwe inzira n'Imana bakaza muri iri teraniro. Maraso ya Yesu atweze twere, tugerageza gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere. Dusengeye abo bamama n'abo bagabo kugira ngo dushoboze gukizwa ibyo mu ngo. Natani yabwiye Dawidi ngo kuko wasuzuguze izina ry'Imana nayo izaguhana, uwo mwana wabyaye azapfa, kandi izatwara abagore bawe ku zuba abantu bose bareba, kandi inkota ntizava mu rugo rwawe kuko wagayishije Imana. Reka abantu bakugayishije Imana mu myitwarire yabo mu kazi, mu myitwarire yabo ku mashuri, mu myitwarire yabo mu bukumi, mu myitwarire yabo mu busore, reka amaraso ya Yesu atweze, mbabazi z'Imana ziyerekane nyinshi. Uzaturinde gucirwaho iteka hamwe n'ab'isi, uzaturinde tutazasoza nabi, kandi tukiri muri ubu buzima bugoye buruhije nk'inzira y'umusaraba. Uturindire ubuhamya, udukomereza amaboko. Zibura amatwi yacu twumva iby'umwuka abwira amatorero. Kangurira imitima yacu kwakira amateka n'amategeko y'Imana, kugira ngo mu buyobozi bwacu, mu kuririmba kwacu, mu gusenga kwacu, mu kubwiriza kwacu, tugaragare yuko tuboneye, tudapfa gutera waraza. Rwanya ibiturwanya, tugora, enda ingabo yawe nto n'inini wagurukira kuturwanirira. Dukumiriye ibitero bya Satani, marembo y'ikuzimu turayafunze, mbaraga za gishitani turazicogoje. Dutumiye amaraso ya Yesu n'imbaraga z'umusaraba, dutumiye imbaraga z'Imana, Mwuka wera w'Imana, sezerano ry'abizera, mama bazazamura itorero. Hindura amateka ku bateranye, buzima bwacu Mwami tubushinganye mu biganza by'Imana. Ku bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, baratsitaye baragwa, ariko twebwe tuzahaguruka tweme, kandi tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana. Uturindire ubuhamya, dukomereza amaboko, kandi uzadushoboze kurangiza. Tuzagarukira gutwara itorero, tuzaboneke mu mugabane w'abanesha, kandi tukiri mu isi buzima bwayo ni nk'umuriro. Twemerera ugendane natwe, niko Mose yasenze Abisirayeli bamaze kurema ikigirwamana. Uramubwira ngo sinzagendana namwe n'intambwe imwe, ko nabarimburira mu nzira. Arakubwira ngo Mana, icyo cyemezo ufashe kirakomeye, ariko twemerera ugendane natwe. Arakubwira ngo nutajyana natwe ntudukure ino. Urangije uramubwira ngo ubwo nakumenye izina, n'icyo uvuze ndagikora. Ugendane n'abakobwa mu bukumi bwabo, ugendane n'abasore mu busore bwabo, ugendane n'abanyakazi mu kazi kabo, ugendane n'abashomeri mu bushomeri bwabo, ugendane n'abarwayi mu burwayi bwabo, ugendane n'abapfakazi mu bupfakazi bwabo, ugendane n'ubupfu mu izina rya Yesu. Uhabwa icyubahiro Mana, kuko wumva gusenga. Natwe tuzakubaha akaramata kugeza ubwo imvi zizaba uruyenzi, kuko uzaba ubidushoboje. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.